pastor witeguye nditeguye nubwo numva ntazi ubukana icyo kibazo kigiye kuzana ariko ndabizi uri Mwuka Wera umuhanga arahari. ndabizi ko ufite wisdom urabisubiza pe cyane amen kirabaza ngo wagira nama ki abagore bima abagabo babo sex cyangwa imibiri yabo wabagira nama ki ko kibaye ikibazo gishenya umuryango ejo bundi ko hari ahantu nakoze ikiganiro nigisha ku bintu bya sex mvuga ukuntu abagore bimana imibiri kandi Bibiliya ivuga ngo ntimukimane abagabo bampamagaye ari benshi ku isi yose barambwira bati bararenganye bati twarashize ubwo tureba twarapfuye ese koko ibyo bintu iyo bibuze birica ese kuki ubundi babizi ndabashuhuje bakunzi bacu badukurikirana muri ku isi yose ndabakiriye muri studio za Isanamitima na Christian Family Church ubu ngubu noneho ntabwo ari ku Isanamitima gusa murabyumva twahuye turi inshuti dufite korabo yo gukora umurimo w'Imana muri iki gihe twarahamagawe rero njyewe ndi umuyobozi wa Isanamitima TV reka twakire nanone umuyobozi wa Christian Family Church nawe abasuhuza ndakwakiriye pastor urakoze cyane mama Queen turabashuhuje kandi turabahaye ikaze mwese muri iki kiganiro tugiye kugirana cyiza no kureho agashinge kuko ubuzima bwacu ntabwo buza gusigara uko bwari bumeze amen Imana iguhe umugisha pastor murakoze mu by'ukuri urabizi ko nkubaha urabizi ko nkukunda kandi tumaranye igihe imyaka myinshi cyane rero ni Imana yaduhuje kubw'umurimo wayo ibyo icyambere ndabishimira Imana ariko yaduhaye n'ubufatanye yaduhaye n'urukundo nabyo ndabishimira Imana muri iki gihe abantu bafatanya umurimo w'Imana Satani arabyanga arabirwanya urabizi ariko twebwe nshima Imana ko tumaranye imyaka myinshi kandi tukibanye neza kubw'umurimo w'Imana nkaba nshima Imana rero ko n'uyu munsi twahuje kugira ngo tubigishe abantu cyane cyane ku muryango ngira ngo urabizi ko umuryango ariwo shingiro rya buri kintu ubu twatangiye mbere y'uko wenda dutangira reka tubanze twiragize Imana ibintu tugiye gukora Mwuka Wera aganza biyobore reka abadukurikiranye twubahe Imana duce bugufi dusenge Data Uwera wa Isirayeli mu izina rya Yesu Kristo nciye bugufi ndagushimira ineza yawe n'ubuntu bwawe ndagushimira ko uduhaye umwuka wo guhumeka w'abariho icyubahiro kibi cyawe ndakwinginze rero Data ngo umwuka wera aganze ategeke ayobore ibyo tugiye kuvuga bitegekwe nawe tubumbura akanwa gusa wivugire uvugane n'imiryango uvugane n'abagore uvugane n'abagabo uvugane n'abana uvugane n'abasore uvugane n'urubyiruko mu izina rya Yesu Kristo Data ni ukuri ndabizi ko abadukurikirana ku isi yose wenda hari abababaye wenda hari abihebye hari abacitse intege ariko niwe byiringiro bizima rero umanukire gusubiza ibibazo bya buri muntu wese muri iyi nyigisho turagushimiye kuri Imana idatoteshwa amagambo cyubahiro ni cyawe mu izina rya Yesu amen amen shalom bakunzi bacu ni ukuri mugubwe neza cyane tugiye rero kubapfundurira agaseke tutabatindiye sigaye nirinda kuvuga byinshi ahubwo nkagera ku mwanzuro arasa ku ntego yego uranyunganiye pastor Imana iguhe umugisha ndashaka ko uyu munsi turasa ku ntego
tugiye gukorana ikiganiro kiryoshye kireba ku muryango. ariko uyu munsi wabaye mwiza cyane, nsanga nkubona wambaye rinete ngira ngo hari ikintu zongereyeho ndabona. Zongereho Imana iguhe umugisha. urayakayaka wa mugani wa babandi no mu kaburaka. ego umva urasa neza pe. Urakoze cyane pastor. Ngira ngo iyi buraka niyo best color yanjye. Ni kanga ariyo nambaye. Yego. Ako pastor nawe urakeye muri ako muri aka gakanzu ka rouge bordeaux. Asa neza pe. Urakoze. Wow, umukozi w'Imana ni ukuri. Reka ni ukuri nubona ikintu kiza ku muntu ujye ukimubwira. Ko appreciatinga biramotiva bisubizamo imbaraga. Imana rero iguha umugisha. N'abadukurikiye babyigireho bajye babibwirana. Si ibyo. Abanyarwanda rero tugira akantu ko guceceka, kabona ikintu waba kugira ngo ukivuge ukakibikira. Oya tujye tubibwira, ariko uzi imbaraga umuntu aba yakoresheje kugira ngo agaragare nk'uko urimo kumubona. Cyane cyane ku bagore iyo batwara amasaha menshi yo kwireba, yo kwisubiramo, agafata imyenda imwe akayivuga ati akangaka nta kigenda. So iyo asohotse ukabibona ntubimubwire, cyane cyane uri umugabo we, ubu mwimye ikintu gikomeye. Icyo kintu tugomba no kuzakivugaho nubwo atari iyo topic y'uyu munsi, ariko kari akanyuzemo. Oya dufite inyigisho nyinshi, dufite akazi mbese muri make, kuko icyo kintu abagore mu matwi yacu dukunda motivation, dukunda amagambo meza. Ibyo rero abagabo bajya babizirikana. Tuzabikoraho topic rwose, tubyizeza abantu. ese batwima amagambo meza y'iki ko batayagura? Kubera iki batayatubwira? Pastor tuzabisesengura turebe impamvu ubutaha. Yego. Turebe impamvu, hari impamvu nyinshi. Ndabizi. Cyane cyane uburere n'amateka aho umuntu yakuriye. Rero bakunzi bacu, reka twihute turase ku ntego. Uyu munsi ndatekereza ari nka debate. Yego. Tugiye kuganira rwose, ikiganiro kiri open. Tugiye kugira ikiganiro mpaka. Ikiganiro mpaka. Okay. Cyangwa se ndumva hari ibibazo nateguye kukubaza, sinzi niba turi bubisoze. Turabisubizanye icyo nzi cyo. Urambaza nanjye nkubaze. Oya uyu munsi this time ni njyewe gusa. Njye ninjye kubaza ugasubiza. Bamusabye ngo aze, buriya ari kumwe nanjye. Umwuka wera ari ubaza anasubiza. Turabishobora. Turabishoboza tubisubize. Turabisubiza kubw'abadukurikiye, kubw'abanyarwanda, kubw'abadukurikirana ku isi yose. Yego. Kubw'abubatsi. Twebwe ni nabyo twibandaho burya, kuko pastor umuryango ni ikintu gikomeye, ariko reka tujye tureba ibintu nyamukuru, kuko ntabwo twakwigisha ibintu byose ngo tubirangize, ko natwe ntituzi byose uretse Mwuka Wera tuyobora. Ariko hari ibintu twagiye dupikinga birimo gusenya umuryango bikomeye byihuse mu gihe nk'iki ngiki turimo, kandi byabayeho no kuva kera, ariko abantu ntibabitindeho, ntibabiha agaciro, bagatinya no kubivugaho. Kandi mu by'ukuri ibintu byose Imana yaremye, ibintu byose Imana yavuze, nta giteye isoni, nta giteye isoni. Usanga n'abakozi b'Imana pastor mudashaka kubivugaho, kandi ari byo bigize umuryango. Rero reka nihute, mfite ikibazo cya mbere ngiye kukubaza kugira ngo usubize abatwumva, kandi no muri comment bazatubwira ukuntu bimeze, nabo bazadusubiza. Muri comment burya abantu barasubiza. Barasubiza, ariko abenshi nabo bakagira bati ntibambone, ntibamenye ko ari njye. Ntibavuga. Mujye muvuga. Ese buriya muri comment babitinyira iki ubundi pastor? Nyine batinya ko bari buvuge ngo bari bumenye ko ari jyewe, wenda ari njye ufite icyo kibazo, cyangwa ari njye utekereza nk'uko. Ni bya bindi byacu nyine by'umuco wa Nyarwanda, ibintu byose turabiceceka, ibintu byinshi, noneho tugaceceka n'ibizatwica. Hari nacyo gishenya umuryango.
maze iminsi mbona ibibazo by'abantu nyine nk'umugore akambwira ati ngewe nabaye timide mu rugo ndaceceka ndeka umugabo akora ibyo ashaka ku buryo byatugizeho ingaruka twese ntashaka kumwunganira ntashaka mvuga kora ibyo ushaka kora ibyo ushaka bivaho bibagiraho ingaruka bose ubu bari mu mazi abira rero kuvuga ni ngombwa communication ni ngombwa ukomentinze se bigafasha abantu Imana ntiyaguha umugisha ntabwo ariko tubyumva benshi nyine dufite bya bindi byo kumva ko kwifata yego aha basi witeguye nditeguye nubwo numva ntazi ubukana icyo kibazo kigiye kuzana ariko ndabizi uri Mwuka umuhanga wararahari. ndabizi ko ufite wisdom urabisubiza pe cyane amen kirabaza ngo wagira nama ki abagore bima abagabo babo sex cyangwa imibiri yabo wabagira nama ki ko kibaye ikibazo gishenya umuryango ejo bundi ko hari ahantu nakoze ikiganiro nigisha ku bintu bya sex mvuga ukuntu abagore bimana imibiri kandi Bibiliya ivuga ngo ntimukimane abagabo bampamagaye ari benshi ku isi yose barambwira bati bararenganye bati twarashize ubwo tureba twarapfuye ese koko ibyo bintu iyo bibuze birica ese kuki ubundi babiri maze muri buri myihanganire gatoya bisa nk'ufitemo akantu kagakorora nikaza never mind turakomeza it's okay ibyo ni bisanzwe do wari nawe uti iyo bibuze birica cyangwa se ni ikibazo gikomeye ese kubera iki ubundi abagore bimana imibiri kandi Bibiliya ivuga ngo umubiri w'umugore n'uw'umugabo ngo n'uw'umugabo ubaye w'umugore iyo bahuye bagahuza ibitsina oya nibyo ibyo uvuga nibyo ni nako Bibiliya bivuga nubwo icyo cyanditswe wenda turaza kugisoma cyangwa niyo tutanagisoma wanakivuga kivuga ngo umugabo ahe umugore we ibimukwiriye n'umugore ahe umugabo ibimukwiriye ariko mbere yaho baba babanje kuvuga ngo kubwo kwirinda gusambana buri muntu buri mugabo agira umugore we noneho namara kumugira ntibimane ibibakwiriye umwe ahe mugenzi we ibimukwiriye mu gihe gikwiriye sibyo noneho agakomeza anavuga hasi ati ntimukimane keretse ahari mwabisezeranye muhanye igihe cyo gusenga ariko nabwo mugire vuba mugaruke vuba kugira ngo satani atabagerageresha iruba cyangwa ubushake cyangwa ubushyuhe bw'imibiri yabo cyangwa irari rero abantu bimana abagore ese koko murabikora reka mbanze mbibarize murimana se katubabaze muzi icyo bivuze cyangwa abagabo barababeshyera muzi icyo bivuze se nibura muzi n'uburemere bwabyo umuntu kuza ashaka ibye ukamubwira ngo oya ndanze ntabwo ari we wenyine ubusuzuguye n'Imana yakohereje muri urwo rugo ikaguha n'izo nshingano ikakwizera ikavuga ngo ubaye umugore w'umugabo runaka burya iyo turimo kuvuga ngo oya nta nubwo tuvuga oya rega turavuga ngo ndababara umutwe ndababara mu nda ndababara umugongo n'ikirenge impamvu zitavaho ndananiwe ariko ndanabumva rata nubwo nari ntanye mbabaza ikibazo ariko ndabumva uyu munsi ntabwo tuje kubacira urubanza twese turi abantu dufite ibintu dukora neza tukagira ibintu bitunanira tukagira ibintu dushobora mu gihe runaka ubundi bikatunanira mu gihe runaka ariko reka tubahe ibanga cyangwa tugerageze kubafasha turabizi neza ko umugore akoze mu buryo bw'amarangamutima kandi y'uruhererekane cyangwa asobekeranyije ni ukuvuga ngo ikintu cyose kikubayeho kijya kigira ingaruka kuri feelings zawe bityo bigakururana na nimugoroba bikagera no mu cyumba bikagera no mu gitanda urugero hari akantu mupfiranyijeho n'umugabo mu gitondo cyangwa nijoro wenda murangije igikorwa mukagira ibyo mupfiranyeho ukarakara ukazirika utiga umugabo niba ataje ngo agusaba imbabazi cyangwa mwiyunge nta kiri bubi yewe n'ibyo abana bakoze nabyo bikugiraho ingaruka n'ibyo umukozi akoze mu rugo adatunganyije bikugiraho ingaruka n'ibyo ku kazi wahuye nabyo bikakugiraho ingaruka n'irasiyo n'ibiryo na sitoke iyo stress yose y'urugo bigasa nk'ibyivanze
turakumva cyane rwose pe, kandi umuntu akakubwira ati rwose pastor jyewe natanga ntari muri mudu. Arega nanjye ndi umuntu, nanjye nkeneye kuba nabyishimira, nibyo turakumva. Ariko noneho ndagira ngo uyu munsi twige gutandukanya ibintu cyangwa kubivangura, kuko buriya Imana yituremye uyu mutima wacu urimo ibyumba byinshi, ufite capacity nini yo kubika ibyo bintu byose kandi ntihagire icyangirika, ukabijera byose. ariko bibaho iyo wabisobanukiwe, iyo wabimenye. rero kuva uyu munsi hamwe n'iyo miruho yose, kuko ntituzayigukuraho, ni inshingano zawe, nyine uri umugore, niko bimeze, niko turemwe. Ariko na nyuma y'ibyo byose byabaye, gerageza kuvangura. Ufate uburakari na stress y'umukozi, ugire icyumba cyayo uyishyiremo. Ufate ibibazo by'abana n'ishuri n'iki, ugire icyumba ubishyiramo. Ufate n'akakantu washwaniye n'umugabo, ugire ahantu uza kugashyira, hanyuma usigare uri tayari, uri libre, emotionally ubohotse. Yego, usigaye ubohotse ubitekerezo byawe, ku buryo biza kugufasha no kuba wanabyiteguye. Ariko ubundi bimana muti, mbese ubundi umugabo araza aragusaba, ubundi ntanajejwe no kugusaba, wa mugani w'umurundi. Tubwire. Ntabwo agenewe kuza ngo akubwire ngo hindukira, cyangwa ngo akwereke signs zikurura we ugomba kuba nawe ugomba kuba ubyiteguye, kuko niyo nshingano nyamukuru. Buriya wateka, wagabura, wagira isuku, wakora ibintu byose byiza, ariko iyo ngingo utayigezeho ukajya ubona umuntu abihiwe, ukajya ubona umuntu yarashaririye. Kubera iki? Hari ikintu gikora ku buzima, gikora no ku marangamutima, gikora no ku mubiri atabonye mu rugo rwe. So muri uko kwitegura gushyira ibintu byose aho bigomba kujya, tujye tunitegura no kumva ko tutagomba no kugorana. Ariko kuki tumva ko ari umugabo buri gihe ari we uzinginga, ari we uzasaba, ndagira ngo nkwibutse ko yanagusabye. Buriya iriya introduction dukora mu rugo baza kudusaba iwacu, biba birangiye, haba hashyizweho kashe, byemejwe, bivuzwe ngo turagutanze. Kira nicyo gikomeye yakoze. Yes, niyo sacrifice yakoze. Ugiye kuba umugore, ntabwo ngira ngo abantu babyitwaze nabo babe hashi cyane, kuko navuga ati naragukoye hindukira, nagize gute hindukira, oya narakuranguye. Ntabwo batuguze ariko turabivuga nk'abagore, ntabwo batuguze. Ariko kameme igihe tugezemo rwose ntabwo ari igihe tugomba kwicara ngo tubyirengagize, ngo twumve ko ari ibintu bitatureba kugeza aho bagomba kubanza kudushitura. Ahubwo natwe tubishyireho umutima, tubigiremo uruhare, tumenye ko ari ikintu cy'ingenzi mu mubano wacu w'umugore n'umugabo. So ayo marangamutima ndabizi pe, utanezerewe ubundi ntibyoroshye no kubitangira, uba wumva utanabishaka, I know. Ariko reka twige kuyavangura, tubishyire ku ruhande, ubundi tuze no kubikemurana nyuma. Ariko ntibikabe urwitwazo rwo kuvuga ngo kubera ko wandakaje ntabwo ndi buguhe, kubera ko byagenze gutya na gutya ntabwo. Reka ibyo bintu wimana ntabwo ari ibyawe. Pasa nakuri ibintu no kwimana ntabwo ari ibyawe. Aho niho binapfira, kumva ngo no kumuha kandi murahana mwese. I know. Iyo birivuze ngo nimukimane, bivuze ko munahana. Umugore aho umugabo ibimukwiriye, n'umugabo aho umugore ibimukwiriye. Aho rero byapfiriye nuko ari turufu yo kuvuga ngo ndamuha ndi muri mudu, niba ntari muri mudu simuha. Aho rero niho bipfira. Reka tubifate nk'ibiryo, sibyo? Buriya niyo umuntu arwaye arembye, ikintu cya mbere bamwingingira ni ukurya. Bamubwira bati rya nibura kugira ngo ugire akabaraga. Yego. Biriya rero ni ibiryo by'abashakanye. Yego, ni ibiryo by'ubugingo bwanyu, ni ibiryo by'umubiri wanyu, ni ibiryo bikomeza umubano n'urugo rwanyu. Ni ukuvuga ngo nk'uko umuntu atarara ubusa kabiri ngo waba urwaye waba utarwaye ugomba kurya. Ese pastor urambwira ko umuntu biriya bibuze yapfa, ko ibiryo bibuze wanapfa? Tubwire. Ushobora kudapfa ngo baguhambe, sibyo? Ariko ugapfa uhagaze. Emotional. Yes, amarangamutima ya wa wundi utabibonye kandi yabishakaga. Agapfa, ugasanga afite stress n'akazi yagiyemo ntiyagatunganyije, noneho n'igitsure kikaba cyinshi no kuba atakigiraga, bagatangira no kujya basharira, agataha avuga nabi, ukajya wibaza ngo uyu muntu yabuze iki? Yarakubuze. Burya hari abantu benshi
biteje ibibazo mu rugo batazi impamvu yabyo. ese pasita ntabwo uciye mu byo uvuga, twavuze ko ari ikiganiro, turimo kuganira rwose. ko hari abagore batekereza ko ari irari ry'abagabo ridashira, akanavuga ati ubundi se ko bavuga ngo tuba twabimye ntawe usatisfyinga yarangiza agacaho akajya hanze. Oya, ibyo ngibyo biratandukanye, ntabwo ari abantu bose, byaba ku muntu n'ubundi usanzwe nyine afite icyo kibazo, irari rye ryamunaniye cyo kuba nyine ari umuntu ukunda urya hirya no hino, ukunda kurya mu mihana, babandi bajya bavuga ngo ntabwo wahora ku muceri gusa, yego, agashaka no kujya kurya agafiriti, agashaka no kujya kurya testinga akanyama n'ahandi, ariko ntabwo ari abantu bose. Njyewe buriya mu bantu tujya twakira, nawe urabizi, umugabo uri satisfied kuri icyo kintu n'umugore we, ntabwo bijya byoroha ko yapfa kuba tempted kugwa mu gishuko cyo kuba yaca ku ruhande. ni ukuvuga ngo ni nk'umwana wahaze ntabwo ajya gushukura ahandi, rwose biba bigoye, keretse wa wundi nyine wananiranye, kandi abo nabo barahari, ntabwo tuvuga ko badahari, ariko noneho twe kubafasha, twe kubibashyigikira, twe kubasunika kugira ngo na wa wundi wari usanzwe ari bugire kwihangana, nawe mukatire amazi n'umuriro, uvuge ngo to ngo nashaka agende, ngo n'ubundi twarabamenyereye, ngo namuha ntamuha se biramubuza kugenda. Ariko najya nkubwire ngo hari abantu banamara n'igihe batari kumwe n'abagore babo, ariko kubera iriya satisfaction, mbega arahaga ku buryo niyo yamara icyumweru cyangwa ukwezi mutari kumwe adashobora kugira agatima ko kumva yararikira ahandi, kubera ko wamutekeye neza, wamugaburiye neza, yajya abona ibiryo by'ahandi akavuga ati ese ubu nabo barateka, reka umugore wanjye ateka neza kubarusha, reka mbivuge muri urwo rurimi, ariko nyine ubwo mwumve icyo tuvuga. ari nabyo abagabo bajya bavuga ngo nkurusha umugore mwiza, ukagira ngo ni uburanga bw'inyuma, nyine aba yaraguye mu kintu. none se pasita, ubundi aho ngaho wenda reka tunahave, kubera ko iyo wakoze inshingano zawe ugakora ibyo ugomba gukora, umuntu akaba yaguca inyuma azabyibarizwa, ibyo ntabwo we bikureba, intege nke nk'izindi zose, yego, kandi ni gake, ntabwo ari ibintu rusange, niba wowe bikubaho ariko ntabwo ari rusange, wowe uba wakoze ibyo ugomba gukora. Noneho rero ndashaka kugira ngo dukiriyaringe kino kintu kugira ngo tuve kuri iki kibazo, ko n'ubundi hari ibindi nkikubaza kandi nabyo bisaba ubusobanuro. Rero ikintu nashaka kukubaza, buriya umugabo wabuze segisi bimwafekitinga kimwe n'umugore wabuze segisi, ese bose bibagiraho ingaruka? Yego, bose bibagiraho ingaruka, ariko zishobora kutangana, cyangwa kutanganya uburemere bitewe n'uko nanone n'ubushake bwabyo ntabwo bungana kenshi ku bagore no ku bagabo. Nk'uko natangiye mbivuga, ubushake bw'abagore buriya buri connected mu bintu byinshi, biza mu marangamutima, ariko ubushake bw'umugabo ni ku mubiri. Yagize gutya, iyo ameze neza nta zindi stress afite, akazi we mukamwakira, akarya, akaruhuka, ibitekerezo bye nta kindi bihita byumva gikurikiyeho, agomba kuba yakakirwa neza no muri iriya gahunda. So iyo atabibonye rero, reactions agira cyangwa ingaruka bimugiraho zirakomeye cyane kuruta ibyo bigira ku mugore. Nuko wibuke ko uyu mugore we ibitekerezo bye biravangitiranye, na cya kindi kikazamo, ariko iby'umugabo biba biri straight to the point. Yego, niyo mpamvu rero ndashobora kuvuga ko ingaruka ntabwo ari kimwe, abagabo baba affected cyane kuruta abagore kuri iyo ngingo. mwabyumvise abadukurikirana rwose, ntitukabitekereze ngo ubushake bwacu nibwo bw'abagabo, kubwo dushobora no kutabishaka kenshi, kubera kumara n'igihe kirekire utanabonye n'umuntu ugukoraho ngo abikwibutse, ariko bo kenshi cyane niho ruzingiye. research nakoze nabonye abagore babishaka cyane ni bakeya cyane, bafite hormone ziri hejuru zenda kumera nk'iz'abagabo ni bake cyane, ariko ubundi muri rusange abagore hormone zabo ntabwo ziba ziri active kuri icyo kintu, kandi iz'abagabo
iz'abagabo ziri hayi cyane, bagira ubushake bwinshi cyane, kereka ari umugabo urwaye cyangwa umugabo ufite ibindi bibazo bidasanzwe, ariko ubu turavuga ku mugabo muzima. Umugabo muzima agombye kuba afite ubushake bwinshi kuri segisi. Rero iyo ayibuze bimugiraho ingaruka mu mitsi, mu mishokoro, mu marangamutima, mu bwonko, mu bitekerezo. Ni ukuvuga ngo niho ubuzima bwe buzungurukira, niho ubuzima bwe mu by'ukuri buzungurukira. Rero iyo yayibuze rwose ubuzima burahagarara, ashobora no kurwara, ashobora no kutishima. Pasita arabidusobanuriye mu buryo burambuye, ngiye nkunda kubyigishaho cyane, ariko mbangira ngo mwumve n'abandi, mwumve n'abandi, twumve ijambo ry'Imana n'ikiri bivugaho, kuko Bibiliya iravuga ngo kurongorana bubahwe na bose, ngo kandi ngo kuryamana kw'abarongoranye ngo ntikukagire inkomyi, ngo ntihakagire ikikwanduza. Yes, urakoze. Ntihakagire ikintu kikwanduza. Kubahwe na bose, kubahwe n'umuryango, kubahwe n'abana mu rugo, kubahwe n'umugore, kubahwe n'umugabo. Uko niko Bibiliya bivuga. Rero pastor ngira ngo aho ngaho uradushubije, kandi ku munyabwenge ni ukuri ubusobanuro utanze burahagije, kandi Imana ijya iguha umugisha kubwo gufasha imiryango, ku babishaka, ku bagamije kubaka bazubaka rwose, kuko mbona zino nyigisho zacu zigiye zihindura benshi. Njye baranampamagara bakabimbwira kubera ko nkunda gusiga nimero, kambwira mwa bagore mwe turabakunda, turabubaha, cyane cyane abagabo. Hari n'abamuhurira mu nzira, narakubonye ibintu wavuze. ni benshi ngira ngo tugenda tubona kandi twakira. Mu by'ukuri ndabishimira Imana. Rero nagira ngo nkubaze pastor, ese iki kintu cya segisi ugereranyije n'ubushakashatsi wakoze, ko nzi ko uri umuhanga kandi Imana ivugana nawe, ujya unabikoraho research, gifashe nka kangahe ku ijana mu gusenya umuryango cyangwa mu guteza amakimbirane mu rugo ugereranije? Urakoze. Muri statistics zacu za divorce ku gihugu cyacu, ntabwo bijya mu birambuye ngo bagaragaze impamvu cyangwa bagaragaze ijanisha, bagaragaje ijanisha cyangwa n'impamvu zibitera. Ariko ugereranyije n'abantu duhura nabo tujya kunga mu miryango, n'abaza bakugana, mu by'ukuri impamvu yose azakubwira iri attached cyangwa ifatanye n'ibura ry'imibiri mu rugo. Kwanga guhana imibiri rwose nibyo bizana gucana inyuma, kandi urabizi gucana inyuma biri ku isonga ku mpamvu zitandukanya abashakanye. So twanavuga rwose ngo biri ku rwego rwo hejuru, wenda nubwo tutabihijanisha ngo tuvuge ngo 98 cyangwa na kangahe, ariko ikigaragara cyo biri ku rwego rwo hejuru cyane. Njyewe na 98 nabishyira cyane, kuko birababaje. Kandi ariko nta nubwo ari ku ruhande rumwe gusa, ntabwo ari abagore gusa bimana, nubwo ari we mubare munini. Hari n'abagabo burya bimana mu buryo bwo guhimana, cyangwa akanabikora akaba yanamuha, ariko ntiyakire neza. Reka bari ko tuvuga, uzi umuntu kuza kukugaburira, ariko ibyo umugaburiye ukabona ntabiryanye umurava. N'abagabo se barabikora? Yego, hari abagabo bamwe babikora. Kubera iki ako gahimano kaba katurutse? Haba hari impamvu ibyo ari byo byose. Bishobora kuba byaratangiye umugore amwima. Ni urugero, reka tugerageze tujye muri details. Noneho wamwima, inyagasambu irarema, akajya inyagasambu. Byarahereye mbere. Yego, yajya inyagasambu agasanga noneho rinaho rirema neza, kandi no kuruta aho yaturutse. Umugore mutabana mudakora idinga buri munsi, ntekereza ko kwakira neza nkuko bategura muri resitora. Umva, nubwo mwaba muri kumwe buri munsi cyangwa mutari kumwe buri munsi, muri umuntu wariye hanze biba bigoye, keretse agezeyo agahura n'ibyashiririye wenda,
icyo gihe agira imbaraga zo kwigarura vuba ariko iyo yagize agasanga bitetswe neza bigabuwe neza hari igihe rwose atongera no kugira apeti yo kwita kuri bya bindi byo mu rugo so ubwo turavuga rero ni impande zombi cyangwa se ikindi bijya biterwa rimwe na rimwe nk'abagabo iyo bafite ibibazo bafite stress araza ugasanga arebyeho ariye nk'ikiyiko kimwe ubwo twabishyize muri sansi yo kuzimiza ariko murimo kubyumva akaryaho ikiyiko kimwe yarangiza akabigusunikira urabyumva ako ni ka gaturu ka mbere yes yarangiza akabigusunikira noneho ugasigara aho ngaho definitely ntabwo uba unezerewe ni nk'aho wari ugitangira kugira peti hari n'abagore rero tuvugire muri urwo ruhande bapfuye bapfapfanye akajya yumva abantu bavuga ngo mu bintu by'amavangingo ngo ibintu byo kurangiza we ntabizi kandi amaze imyaka myinshi mu rugo rero tuvugira abagore birimo abagabo tuvuge n'abagabo namwe munahabwa ariko ibyo muhawe mukabirya uko mwishakiye ariko aho ngaho pastor naguciye muri uvuga abagabo bavuga ko baba barabitewe n'abagore babitangije gute se nyine abagore kubera ubutamenya na za hormone zabo n'ubushake buke akigera mu rugo hari abagera basamye agifite ya sesemi hari abahagera bari mu kibada ariko nyine hari abahagera nyine iryo joro akabararushye n'ibyo byose bidahari kubera ubukwe kandi umugabo nicyo kintu yari ategereje uzi ko n'abanyarwanda bavuga ko agaseke karapfundikiye ngo nzagapfundura ari ukuje urabizi ko umukobwa aba arushywa n'amajyambere arushywa na bya bintu byose ariko umugabo nicyo aba ategereje urabizi iryo joro rero aba ashaka ngo agaseke ke agapfundure wahagera burabura umaze mu kwezi mu bukwe urarushye nibyo ubukwe umunsi w'ubukwe wonyine urapfuna nyirizina ariko ku mugabo waba yumva aricyo kiri mu ruhure wamuruhoze umugore akaba yashizemo iryo joro rero ngo iyo bidakunze hari abagabo batabyibagirwa na life ko wamuhemukiye yego karabaye bigaheraho n'ejo akaramuka wenda yarakaye ntumenye icyamurakaje ugatangira ukavuga si umugabo wanjye koko wankundaga wantomekaga ku munsi wa mbere koko yarakajwe n'iki umugore ntamenya bari kandi n'umugabo ntamubwira ati warandakaje dore nari ntegereje dore ntiwabikoze dore icyo nari ntegereje ntiwanejeje bigapfa noneho ku munsi wa mbere pastor uko byagenda kose reka tuvuge mu kindi gikorwa cy'abantu babiri sibyo igikorwa cy'umugore kimwe nk'uko ari igikorwa cy'umugabo rero buri wese nk'uko Paulo yabivuze nagerageze atange mu buryo bwiza yes kandi wite ku kumenya ngo ese mugenzi wanjye namugejeje aho yajyaga cyangwa namusize ahanginga namusize biriya bintu byo gusigara mu kirere birababaza bagore reka namwe mbavugire rata ndabizi ko mwarenganye birababaza ku buryo ujya no gutekereza kubisubiramo ku munsi ukurikiyeho ukumva birarutwa nuko wabireka pastor anga ntago turi buhumve nta kibazo turi muri debate abadakurikiye bazatubwira anga ntago turi buhumvikane ubuzima tutari buhumvikane ubundi abagabo bagira peti nyinshi siko twavuze yaje rero ku meza ibiryo bihari tayari ahita arya kuko abashonje I know noneho muri uko guhita arya atangiza igikorwa cya sex kubera ko aba yiriwe afitiye apeti abitekereza umubiri umuvuna ku nshuro ya mbere kenshi ku gaturu ka mbere bahita barangiza ni nk'aho biba biri aho n'umwanya w'imitoma ntawubona n'umwanya wo kuromansinga ntawubona ibyo ni ibintu bizwi ku bagabo benshi nubwo atari bose hari abarizisita ariko abenshi ku nshuro ya mbere bahita birangira vuba hanyuma noneho ku ya kabiri rero niho akazi k'umugore kagombye gutangira kuko aba yarushye biriya bintu bitwara imbaraga nyinshi twibutsa n'abagore kujya bategura akantu mu cyumba ku bagabo babikeneye ariko hari umugabo wategurira wenda ntabikunde cyangwa akabisanga aho biri ariko ubundi ni icyubahiro rero za mbaraga yakoresheje ahita acika intege yarangije kuko aba abaye satisfied kandi akaba satisfied umugore bigitangira aribwo kubishaka akaba ari umugabo wawe kuki nawe utongera ukamuprovokinga kugira ngo yongere abone za mbaraga aho rero niho bipfira umugore ategereza ko n'ubundi umugabo yongera agakora effort kandi ntamenye ko yacitse intege
rero niho abera umufasha rero aho ngaho. aho ngaho ndemeranya nawe. Yego. ako noneho nkakubaza nti kurya nkoze eforo zose ntibiveyo, icyo gihe nkora iki nk'umugore? Siniryamira nkabivaho? wakoze foru zose bikanga ngerageje kongera nyine ku babyita gute buriya, kavuge kongera gutangiza igikorwa bwa kabiri, ariko nkabona nyine ntabwo biri kuza kubera ko muri we rega biriya ni ibintu bikorerwa mu bitekerezo. buriya iyo umuntu yamaze kwibwira ngo I am okay, kugira ngo aze kongera gushituka reka tubyite gutyo bikagorana ku bantu bamwe, ntabwo ari bose, ni bamwe ariko kuri bamwe. icyo gihe si uyu mugore we turamugenza dute, turamugiriye iyihe nama? ntabwo byoroshye kuko ntituri bujeneralize kuko si ku bantu bose, ariko ku bantu bakundanye umugabo ari muzima kenshi ntibikunda kwanga, ariko ntekereza ko niyo byakwanga umunsi umwe bitakwanga umunsi wa kabiri, inshuro ya mbere bibaye gutyo ntabwo wahita ucika intege ngo ugivinge up. kandi n'umugabo nawe agashyiramo effort utari ukuvuga gusa ngo araryama binginge. aho ngaho hari n'abagore bemera agakorana cya gikorwa atanimanye, ariko ari nko kukujugunyira, nk'umuntu kuzana ibiryo akavuga ati irya niba utarirorera. no gusubikira hasi tubivugaho iki koko? nabivuze kandi nabisubiramo, kiriya gikorwa ni igikorwa cy'abantu babiri, urumva? so natwe nk'abagore tugomba kwishakamo imbaraga n'ubushake bwo kuba rwose twaba active. ntabwo tukiri muri cya gihe harabona njyaga numva mu ndimi z'amahanga ngo yarazaga ngo akaryama akubwira ngo nurangiza ngo mubwire. ntabwo icyo gihe aricyo tukirimo, turi mu gihe cyo gufatanya. yego ukora nanjye nkore, ima nanjye nguhe, twese duhurize ahantu turyoherwe, nibwo biryoha bisangiwe. ariko ubwo turavuga nyine hagati yanyu mwebwe mwashakanye, yego mwakore ndakore muhurize hagati, ibintu bibagendekere neza. urakoze pastor. ese muri iki gikorwa nanone ni iki gituma umugabo yakora kugira ngo umugore nawe azamure ubushake? ni iki abagore bakunda? ubundi ikintu cya mbere ugomba kumenya, assignment ya mbere uba ufite ukibana n'umuntu, ugomba kumenya ibyo akunda, ibimunezeza. noneho byagera kuri iyo gahunda ukamenya ngo se hari abo numvise avuga ngo bakora mu birenge, hari abo bakora mu matwi, hari abo biterwa n'icyo umuntu akunda n'uwawe aho ashidukira. si ukwiye kuba uhazi nta kantu se ka rusange wenda katari unique? akantu ka rusange abagore ubundi nta nubwo ukwiriye kubimubwira ako kanya kubera ko bishatse cyangwa mujye kwinjira mu gikorwa. murebe kuva mu gitondo, mwiteho, mubwira ko ari mwiza, mubwira ko yambaye neza. uri ku kazi ugire gutyo umwohereza akamesaje kamutungurira, abantu babone yisetsa muri office uyoberwa ibibaye, kumbe hari umugabo urimo kumubwira ko asa neza, ukuntu amukunda, ukuntu amuryohera. so ibyo ayo magambo ashitura cyangwa akangura y'amarangamutima y'abagore benshi aba yibereye kure, baba bakwiye kuyumva mu munsi, apana ku kanya kwa ko mugiye kubikora. mubigire intego yo kumenya ko umugore wawe arishimye buri gihe. ese pastor, ndimo kuguca mu ijambo mbabarire, ariko ikibazo turimo kuganira nyine n'amasaha nayo ntabwo aba tworoheye. nta mugore wabikorera ntamenye aho uganisha. nta mugore wabwira utwo tugambo twiza ukamwohereza utwo tumesaje ariko akabifata nk'ibisanzwe ntamenye n'icyo ushaka. ngira ngo abafite ikindi kibazo nawe ariko birashoboka. rega abantu mugenzi nta nubwo bakira urukundo kimwe. ushobora kumuha urukundo ntanabimenye ko wamukunze, ntanabimenye ko wamwitayeho, ariko ntabwo byaduca intege, tugomba guhozaho. ikindi no mu rugo n'igihe dutashye nimugoroba tugerageze tubane hafi, sibyo? tubane hafi kandi n'uburyo twambara, ngira ngo nigeze kubivuga, hari ikiganiro nigeze nkora. hari uburyo ushobora kwereka umuntu ko uri muri mood utanabimubwiye, witeguye. utuntu wambaye, ukuntu wamwakiriye, ukuntu uvugisha, ukuntu mwicaye hafi. nari ngiye kumena amabanga, ubu ngenzi aho nkora uko wanjye nyamara wanayamena pasi, wayanatumeneza. ugomba kuba ubizi aho wicara
pozisiyo ufata n'uburyo ufata umuntu umva akagutanga no kugerayo mutaranavugana. aho ngaho rero abagore bahita bavuga ngo ni uburetwa, ngo ni ubukorone, ngo umuntu ntiyaba yiriwe mu bintu byose, ngo agire ngo no kujya guha umugabo, ngo no kugira umwanya wo kumwegera, ngo no kumwicara iruhande, aba afite inshingano z'abana, aba afite inshingano z'urugo, niwe manager w'urugo, ibintu byose biba bimureba. umva mubwire warakishe ngo ni ubukorone. niba ari uko bitekereza warakishe, kuko ikintu cya mbere kibanziriza byose ni icyo turimo kuvuga. narabibonye muri comment pe, umugore akomentinga gutyo. ubundi se wowe uruhukira hehe nk'umugore? ubuzima bwawe ni ubuhe nyuma yo kuzenguruka ibyo bintu byose? ikikuruhura ni ukujya mu gitanda ukaryama gusa? ahangaha niho twembi turuhukira, umugore n'umugabo. Erega n'umugabo aba yakoze bagenzi, nawe uba wakoze, ntawe ubyirengagije, ariko iyo stress yose yagombye gushirira muri wa mubano wanyu mwembi muri kumwe, mukabiganiraho byakuruhije iki, bigasozwa bikorwa n'igikorwa, mwishima, mukaba refreshed, mukabona imbaraga zo gutangira umunsi uzakurikiraho. Erega pastor nkunganiye, kiriya gikorwa iyo cyagenze neza, ngewe ukuntu nabibonye mu myaka mfite, ndi mukuru ndi mukuru, ujya umenya ko ntangana nawe. urumva kiriya gikorwa iyo cyatangiye neza ku ikubitiro kikagenda neza, mukaba satisfied n'umugabo, akanezerwa ukanezerwa, n'ibindi byose arabigufasha cyane rwose, n'ibindi byose yabigufasha. nta n'ukundi kuruhuka jyewe numva uvuga ni ukuhese kutari uko nguko. naho iyo miruho yacu nidukomeza tugashaka gukomeza tuyikoreye, tuzayigumana kandi tuzasenya, kuko aho niho turuhukira. so ntabwo ari ukuvuga ngo umugabo aje kukuruhukiraho nawe muruhukireho, ariko bitekereza mu buryo buri positive, kandi ni two ways, ni wowe nawe, ni ugutanga no kwakira. cyane ko umugore nawe utabaye satisfied muri icyo gikorwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi, usanga afite umushiha, usanga atishimye, kandi we ntamenya n'icyabimuteye, ntabwo abimenya buriya, ntabwo abimenya, kuko niba nyine ayo mavangingo adasohoka, niba ibiri mu mubiri wawe bidasohoka, niba utaryoherwa muri kiriya gikorwa, niba buri munsi bagufata ku ngufu kubera ko wanze, uzishima ryari, uzanezerwa ryari? birababaje kuba umuntu yafatwa ku ngufu ari mu rugo rwe, aho agomba kwishimira. kandi icyo niho hantu Imana yaremeye umunezero wa bombi cyane. iki rero abagore bagomba kugikangukaho, mukakimenya. ntabwo ari ubukorone, ntabwo ari ubukonde. sex niyo iguhuza n'umugabo, ikabagira umwe mwari babiri, nta yindi relationship mufitanye, nta handi umunezero wanyu uri, nta handi urukundo rwanyu rukubiye, nta handi umugore yubahira umugabo, cya cyubahiro cy'abagabo Bibiliya ivuga ngo mugandukira abagabo banyu nk'uko itorero rigandukira Kristo. naho ugomba kumwubaha hambere, ibindi bikuririraho. rero ni ukuri turababwiye kandi turabakunda, tubafitiye urukundo. Imana niyo ibafitiye urukundo cyane muri twe, binyuze muri twe, yadukundishije imiryango kugira ngo tuyifashe. mu by'ukuri izi nyigisho zirafasha benshi. ejo bundi hari umuntu wamamagaye w'umugabo, arambwira ati, aba muri Canada, nako ni benshi kamvugu, arambwira ati rero njye nta kuntu ntari naragize umugore wanjye, ndi n'umuganga, ibiryoshye umugore byose nari narabikoze, ariko ntanyumve. hatari ko ejo bundi yumvise ikiganiro cyawe, arambwira ngo nkozwe n'isoni. ibi biganiro dutanga, izi nyigisho dutanga ku isanamitima no kuri Christian Family Life, ati ubu turi muri honeymoon. rero abagore mushaka kubaka, musubaka, Imana ibaha umugisha. reka ngira ngo pastor dusoze, n'amasaha n'umwanzi wacu ntago ahagarara, ariko tubakumbuze ko izi nyigisho zikomeje, kandi tugiye kujya dukorera hamwe kugira ngo bigere ku bakunzi ba isanamitima, bigere no ku bakunzi ba Christian Family Life. rero mu by'ukuri turabakunda, turabubaha, turabasengera, kandi intego yacu ni ukugira ngo umuryango nyarwanda ku isi yose, ndetse n'abadukurikira bumva ikinyarwanda, ndetse n'ibidushoboye bidukundiye, niko mvuga,
ngira ngo wowe usigaye ubishyira no mu ndimi z'amahanga. Imana iguha umugisha. Birahenze, biragoye, ariko byose tuzabikora. Ikintu cyose cyafasha umuryango kugira ngo amakimbirane ahagarare, kugira ngo divorce zihagarare, tuzagikora. Turabibijeje kandi twiteguye, twambariye, duhagurukiye gukorera ijuru nk'abazahembwa, nk'abazahabwa natwe amakamba. Imana rebaho umugisha. Pastor, dusengere dusoze. Bana turagushima mu izina rya Yesu, akoze kubwo abo twari turi kumwe n'abazatwumva nyuma bumva izi nyigisho z'umuryango. Ndakwingiza Mwuka Wera kugira ngo tugende imbere, ujye muri iyo mitima, warinde kwinangira, ahubwo uwumva wese ko hari icyo bimurebaho, hari icyo bimukozeho, yemere guhinduka, kuko twese nicyo twifuza, kubona umuryango uhuje, kubona umuryango ushyize hamwe, kubona umuryango wumvikana, urimo uragana mu ntego Imana yawuremeye. Baho umugisha rero, barinde kandi bagirire neza abiyemeza guhinduka, abaha imbaraga zo kubishyira mu bikorwa, yaba umugabo yaba umugore wese asuzume uruhande rwe, arebe ku buryo twakwishimira kumva abantu benshi baduhamagara bavuga bati iki cyari cyaribagiranye iwacu ariko cyongeye kirakorwa, cyongeye cyazutse. Nicyo niryo shimwe ryacu nk'abantu wahamagariye uyu murimo. Uha umugisha rero Mama Queen ndetse n'isanamitima yose muri rusange, mu izina rya Yesu, amen. Amen.